bakunzi baturwanya kanduye n'akarengane iwacu TV n'abakunzi rwo Rwanda Twifuza TV mwese ndabashuhuje mbabwira ngo mugire amahoro mbifurije igitondo cyiza cyangwa se weekend nziza igihe bakora Imana Toneste nk'ibisanzwe nkabanje muri studio ngira ngo ngire amakuru mbasangiza ese mwamuriho munyumva ndabona hari abantu bahageze uyu yitwa ndi mu Rwanda aragira ati ndi mu Rwanda karibu nimba munyumva mumbwire undi yitwa Jagatonda Loving aragira ati komera mpirimbanyi yasinyenzi mu mutwe Jagatonda Loving warabuze nago ngweruka uyitwa Maku wa Faima na sawa uyu ngo yitwa Bahati Musa aragira ati gitondo cyiza. Yes, nabarakoze nawe agira igitondo cyiza witwa Kingi Domu aragira ati ibyuma byagutengushye. Ndumva ngewe mu byuma byanjye harimo connection ntago wenda nzi niba muri kunyumva. Kingi Domu wambwira nimba muri kunyumva kugira ngo nkomeze ikiganiro kubera ko ngira ngo mbahe amakuru muri kino gitondo cyangwa se muri iri joro aho bwije cyangwa se mu gicamunsi aho bugiye kwira. Ubwo rero mwabwira nimba muri kunyumva aho bukeye mu gitondo hanyuma tukahaye amakuru. King Joe mwaburi kunyumva kubera ko ngewe ndiho ndabumva ntago nzi niba muri kunyumva. Yitwa Auguste Semucyora aragira ati ndababona ibyuma byakugoye. Bimeze bite se ko ndewe ndiho mbumva bimeze bite ntago munyumva? Ntago mbyumva arimo mutanyumva kuko ngewe ndiho ndabumva ntago nzi ko mutari kunyumva. Nge ndumva ndabona ibyo ngomba gukora muri connection nabikoze ni mu nyumva mumbwire ntangire. Bakunzi b'u Rwanda Twifuza TV cyangwa sakurikiye turwanya kandoyi ni mu nyumva mumbwire ntangire kubera ko ndabona ibyo nagombaga gukora cyangwa wabikoze byose ariko ndaza gushaka antene hari ngira ngo antene ntabwo numva impamvu mwaba mutari kunyumva. Muranyumva noneho abakurikiranye u Rwanda Twifuza TV abakurikiranye turwanya kandoyi mwaba muri kunyumva? Nyeneye umuntu umwe cyangwa babiri ambwira ko munyumva. Uyu nguyu yitwa Auguste yambwiye ngo mucyo aravuga ati ndabona ibyuma byagutengushye. Yaba Auguste ya King Doom mwaba muri kunyumva uko ndabona ikibazo nafite muri connection ndasa nk'umuntu wagikemuye. Ubwo randi byabiri gupfira ntago mpumva. Bakunzi rero bacu reka nkomeza amakuru. Ubwo ikiganiro ni hago mbizi mwanze kumbwira ariko ngewe ndabona ushobora kuba numvikana niko nge mbibona iwanjye muri studio. Hanyuma ndagira ngo mbahe amwe mu makuru y'ingenzi ariho cyangwa se ariho. Ndashaka kubabwira ko ndahenda ni inkuru nk'eshatu ngiye kubaha cyangwa ebyiri. Igihe mu Rwanda abantu basumbirirwe ngira ngo ndagira ngo mbahe inkuru y'ibyavuye mu nama Arusha muri Tanzania. Hanyuma ubwo ni ingingo ya mbere. Iya kabiri ndababwira uko mu Bugesera byifashe uyu munsi uko byifashe.
hanyuma ikindi ndagaruka kuri ya drone inkotanyi zikomeje kubeshya abantu ngo ntago bahanirwa indege. Ibyo ndabigarukaho nongere mbishimangire. Abatabyumvishe bari komeza kubeshwa bambaza kuri bati turwanya kando imize biti. Ibyo bibabeshya. Kari agatsiko kamabandi gakunda kubeshya. Ikintu cya mbere kazi ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ikinyoma kakabeshya. Uyu nguyu yitwa Karenzi aragira ati Karenzi Korode aragira ati turakumva ariko konegisiyo biracikagurika. Tangira uzisohore bwana. Yes. Ibi nagira ngo maze mbabwire ko ibi byo guhanura by'indege reka mbiretse ahubwo ndahera muri Arusha muri Tanzania. Mwari muzi ko ejo habaye inama Arusha muri Tanzania yagombaga guhuza abakuru b'ibihugu byo muri EAC ndetse akabaho guhererekanya ubutegetsi kuba umuntu wayoboye EAC muri EAC nyine ari we bwana General Neva cyangwa se Ndayishimiye umuyobozi w'u Burundi, perezida w'u Burundi. Ngira ngo ejo nibwo nababwiye ni ntago turashimira Imana ko uwitwa perezida wa Kongo atagiye muri iriya nama. Narabivuze ni aba bantu barashaka kugenda bafite umuntu bisasiye, kandi niko bakora babikoze mu byo bihugu habyara Imana. Ibyo byarabaye, ibyo mwese murabizi. Uyitwa Hassan arambwira ati arambwira ngo birimo biracika. Hasani biri gucika ariko reka ngire bwangu. Ibi rero nababwiye kandi nikitabageraho ndareba ubundi buryo nyibagezaho. Ibi rero narababwiye ni aba bantu n'abantu batajya bava kwizima, n'abantu bajya besista. Iriya nama turashimira Imana ko umukuru w'igihugu atayigiyemo, ariko noneho nkuko nkabibonye kuri titire kari agatsiko kongeye gukubita igihwereye kuko isosi yabo yaguyemo inshishi bya cyane rwose. Urumva yaguyemo inshishi. RDF yifashe mu kana none ibuze byose nk'ingatimeni. Bayibwiye gutahiranga bati tuzagera muri Tanzania tubigorofanye. Nibyanga tugambana umukuru w'igihugu cyangwa ngo tumugire nabi, nawe Imana imurihire kumucunga, ntacyo muzamutwara. None ubu tuvugana byamaze kwemezwa, ntago ari ibanga. Na itariki 8 bagomba kuba ku butaka bwa Kongo. Bemeje ko abakuru b'ibihugu, abakuru b'ingabo, abayobozi b'ingabo, bw'abayobozi bari bashibuze tamajoro bazahora babinonosora bavuga bati ko mutaragenda muragenda ryari. Erega narababwiye aba bantu nta kindi kintu bashagaje mu karere ni bagende. Hanyuma noneho Awahekwaga yigenze tuza kureba ko yahe 23 yirwa iririmba ngo ni intare za Sarambwe, tuza kureba uko biri bugende. Aho yikingaga murahazi Arusha muri Tanzania. Jean Pierre Bemba yavuze na mugenzi we bajyanye muri Tanzania. Nta yindi manda ikenewe, ntabwo dushaka yase mu gihugu cyacu, ndetse ntago yase gusa ahubwo na MONUSCO tuyishaka igomba kugenda. Ese aba bantu barajyahe? None uyu munsi batangiye kubabeshya ngo rwose ngo tugomba kumvikana, ngo hari amasezerano. Nta masezerano Kongo yiteguye kugirana namwe. Yarabahakaniye ko nta kitwa isezerano Kongo igomba kugirana na kariya gatsiko kamabandi. Karica, karasenya, karasahura, karashimura. Ibyo ari ibintu dora tuvuga ubugome bw'abariye abantu. Nkeka ko nta wundi muntu uteye nka kariya gatsiko. Ubugome bwabo n'indega kamere babwigiye kwa shitani wabo. Aka gatsiko rero kahuye n'ibyago bikomeye, bambaze kugasezerera. Ndagira ngo mbabwire ko bya bindi byose iherezo rya FPR riri kwegera ku musozo. Iherezo rya M23 ariyo RDF yita M23 riri kugera ku musozo. Iherezo ryabo rirarangiye kuko ntago bazongera kuza kugama mu bantu. Ibyo mubimenye. Kariya gatsiko kageze ku ndunduro.
buri wese agomba kuryama agasinzira. Nabwiye ko uyu mwaka ari gusoza urugamba. Ibyo rero ahaza ati arushagiye yonde hagiye Jean Pierre Bemba na mugenzi we undi urumva uyitwa Domitira aragira ati nitegeka ndumva hano ariko biri gucikagurika yo. Kanangire nsoza ikiganiro ndaza kukigarukaho cyangwa se ndakibaha mu bundi buryo mu kanya kirabagiraho wenda kitari live cyangwa ndarabukuntu mu buryo nkibagezaho live, ariko namaze kwinjira muri studio murabizi ko ndi umutekinicien nkaba n'umunyamakuru. Ibyo rero nibwo kari agatsiko nibyo navugaga ko imanda yabo yamaze kurangira, nta kindi kagomba kukwitwaza kasezere ku mugaragaro babandi bose reka da kabo karangiye. Hanyuma ndahita nsimbukira, ntago ndi butinde, ndahita nsimbukira ahantu bita mu Bugesera. Mu Bugesera indaya z'abana zadutse mu Bugesera zadutse da hadutse indaya z'abana, kandi ubundi bajya babikora mu ibanga, ariko ubu ntago bikiri ibanga, indaya ziri gukora ku mugaragaro ndetse z'abana. Ese twababwiye ahitwa mu murenge wa Ririma na Gashora indaya ziravuza ubuhuha. Abantu bagira bati twebwe ntago tugomba gutanga icyo dufite kugira ngo izarere kutwica, tugomba gutanga ibyacu kugira ngo twirengere n'inzara. Ibyabo bavuga ni imibiri yabo, ibi naje ntabivuze bati tugomba gutanga ibyacu. Ubu ni abana bafite hagati y'imyaka 12 na 16. Aba ngo bafite itsinda ryo kwakira abagabo uko bangana kose, ngo bise n'izina, urumva bise n'izina ngo ryitwa ngo Sunika, bise izina bita ngo Sunika Simbabara. Izo ni indaya z'abana bari hagati cyangwa se n'abakobwa bicuruza bari hagati y'imyaka 12 na 16. Ngo ni itsinda ryitwa Sunika Simbabara. Abo ni babakobwa bigurisha bavuga bati twe tugomba gutanga ibyacu. Ariko kandi iki nena kivuze mbabwira uburyo babakobwa bahangayika barakuvuga ati twebwe ko dufite ubukene, dufite inzara, utubuza gutanga ibyacu gute? Kandi abaye barya bakanezererwa, reka dutanga ibyacu, dutanga imibiri yacu, tubone icyo turya. Kuko ntago umuntu yarya imbwa nayo ikaba yabuze, urumva ikaba yabuze noneho ngo arure kwigurisha, ntago byashoboka. Uburo biri mu myaka babana 10 b'imyaka 12 na hagati ya 10 na 16 bari gukora ibi kugira ngo barebe ko barengera n'ababyeyi babo, bamwe n'abakecuru abandi n'abasaza, bizizina ngo Sunika Simbabara. Tugomba gutanga ibyacu kugira ngo twirengere, tubone icyo turya, tubone icyo tunywa. Iyo Sunika Simbabara rero ni itsinda ry'abo bana b'abakobwa bakiri batoya bavuga bati ni twebwe tugomba kujya kwishakira abagabo, kuko igihe kirageze ngo natwe dushaka abagabo, kandi bamenye ko natwe dukuze tugomba gutanga ibyacu, ntagire umugabo udutinya. Ngabo abakobwa rero bari mu Rwanda, ibi narabisobanuye, bari noneho bari mu Bugesera ahitwa Ririma, Gashora, niyo mirenge yose mu Bugesera. Urumva niryo tsinda rero u Rwanda ruti ibyo ngibyo tugomba kubirwanya, bagomba kuganira. Baraganizwa se murabaha iki? Twabwiye tuti nimufungure imbuga za politiki, abanyepolitike bazana ibisubizo. Bantu baraho baraboshye mu gihugu, ni itsinda ry'urugo rumwe, ngo igihugu cyabona amahoro kubera kari agatsiko kikubiye ibyiza byose by'igihugu. Ibyo rero mugomba kubimenya. Gusa bambwiye ngo network zabazanze, network zanze network zanze kabisa, niyo mpamvu mubona ngiye kuhagarika ikiganiro. Indara aragira ati network zanze, bya Gatonda aragira ati ubu turakumva komera. Yes, bya Gatonda kuba muri kunyumva murakoze cyane, ariko nanjye yo mutanyumvishe birambabaza kuba network zinanira, birambabaza cyane. Kandi mbazi ko iki kirere turimo network zirakomera cyane, nako zirakompurika cyane. Ngo rero nabaga iby'itsinda by'abakobwa
biyemeje gutanga ibyabo ngo barengere ngo imiryango yabo bari hagati y'imyaka 12 na 16 bitwa ngo biyise ishyirahamwe ryitwa Sunika Simbabara. Iryo niko biyise ngo Sunika Simbabara. Ngaho aho u Rwanda rugeze rumaze gutura abana b'igihugu bose mukangaratete kubera iki? Kubera ko igihugu nyine cyamaze kwangirika. Naho ibingiye bababeshya amatsinda y'indaya yo n'ubundi nibo bazanye indaya, nibo bazirema, nibo bazihanga, nibo zisorera. Amatsinda y'indaya ni menshi mu gihugu cy'u Rwanda, murabizi ko naya butu campo hajyamo bari abakobwa bitwa ngo ba Messi bakajya kurongorerwayo no kwangizwa, barangiza bakajya kuneka abantu bakica n'abantu. Nibyo babashyiramo nta bindi ibyo nako no gusambana kuko nta kindi no kwangiza abana b'abakobwa. Icyo ni kimwe. Ikindi hari inkuru naraye mbahaye nkuko mubibona kuri ayo mashusho. Iyo drone mwabonye ni drone y'inkotanyi yamaze guhanurirwa ahantu bita Masisi. Iyi drone yahanuriwe Masisi, hanyuma cyo kuri cya kinyuma cy'inkotanyi gikomeye bati rwose bati drone ni ya FARDC. Reka bibeshye abantu. Iyi drone yari ishinzwe kuneka ko suko yihaguruka yarangiza ikabwira bagahita barigitera mu myobo ikaza kica bake hakagira abandi basaguka. Ariko iyi drone bamaze kuyisandaza, ntago yasandaye rimwe, no mu minsi ishize basandaje indi. Ibyo rero ni ibintu ngumye kubabwira mbabwira nti aba bantu bari mu Rwanda, aka gatsiko k'amabandi nako bari muri Kongo bakakwitandukanyije. Uyu ngo yaragira ati yitwa Deo Mura, aragira ati twagushuje muvandimwe, komera cyane Deo, nawe nagushuje. Yes, urakoze cyane. Iyi drone ni y'inkotanyi yahanuwe, ni ya RDF cyangwa se yita M23 bahanuye, uko Kongo ifite drone zikorera ibisasu kandi zifite ikoranabuhanga. Ibyo rero ntabwo yarashwe n'ibyo bisasu ngo namareyo drone wumva ukuntu zinarenze yagatwitse kubera buriya budrone nyine ni bwa budrone bwa fake munaberetse bagendana mu ntoki bagurutsa ngo bari gutarakinga. Ariko Kongo yayimenye nk'ejo, twayihaye amakuru ku gihe. Ubu kari agatsiko kari mu mazi abira. Nabwiye ko hagiyeyo n'abandi, nimukomeze mujyeyo. Ariko Kongo iri tayari kwivuna umwanzi kandi ikabikora ititangiriye. Urumva, ndabona network bambwira ko zabuze, ngiye guhagarika ikiganiro kugira ngo abantu ndaza gutegurira. Hari ikiganiro mbafitiye, yarabwiye ko mfite ikiganiro kuri FDLR. Hari umuntu twari gukorana ikiganiro, ariko ndabararitse nimugoroba turakora ikiganiro kuri FDLR. Turagikorana ikiganiro n'umutumirwa, hari umutumirwa turi gukorana ikiganiro, hanyuma muraza kwiyumvira muze kuba hafi kuko icyo kiganiro ntago cyaraye kigenze ko nabishakaga, ariko nimugoroba kiraza gukorwa kandi gikorwe neza. Abantu bose bamenye ukuri. Urumva, bamenye ukuri. Indara tivona ati komera byaciyemo. Imana ishimwe niba byaciyemo. Indara TV komera cyane niba byaciyemo. Bambwiye ko bitumvikanye kandi ngiye guhagarika ikiganiro. Natangiye mbabwira ko Arusha muri Tanzania basinye EAC yakubise igihwereye, ndetse iyi sosi yagwemo ishishi nkuko yabonye kuri titire. Isosi yabagwemo ishishi yagwemo ishishi kuba ya EAC igomba kugenda. Yaragumye gutsimbarara hariya, ntago bashaka kuva hariya, ariko babasinyiye ko bagomba kugenda. Ubwo bambwira ko batumvaga ko tutumvikanaga n'ibyo navugaga mu magambo makeya. Ariko mbere yabo bashefu d'etat major cyangwa se abayobozi b'ingabo bazahura bakavugana ko icyo cyemezo cyamaze gushyirwa mu bikorwa. Niko bimeze. Nuko Joseph aragira ati niko turira urakoze cyane abantu bo muri Zambia, komera cyane nawe ndagushuhuje. Ibyo rero ndumva nta ari byo navuze. Ikindi ni itsinda ry'abakobwa biyise Sunika Simbabara.
abakobwa batoya bafite hagati y'imyaka 15 12 na 16 bakoze amashyirahamwe itsinda ryitwa Sunika Simbabara ndatanga ibyanjye kugira ngo umuryango wanjye murengere. Aba ni abana b'abakobwa bigurisha mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Bugesera. Ibi rero ntago bije nonaha, nta nubwo bitangaje. Hariya mu Rwanda umukobwa ngubu ufite icyo agomba gutanga aragitanga kugira ngo aramuke, kugira ngo abone icyarya. Nimba afite nyina w'umukecuru cyangwa se umusekuru, agomba gutanga umubiri we kugira ngo zandatwa nyine zimuhe ubwo busa yatanze umubiri we, zimuhe icyo kurya, hagaburira umukecuru cyangwa abana. Ariko birababaje, niyo mpamvu dukeneye umuyobozi ugomba kuyobora kiriya gihugu agakura abaturage mu bwigunge. Ibyo rero musenga Imana, uyu mwaka nabwiye ko ari gusoza urugamba. Drone zabo zishyire muri Kongo. Ikindi nuko abasirikare babishwe ejo batarabona uko imirambo yabo yambutswa kubera ubwinshi bwayo. Ibyo rero ni ibintu nagumye gusobanura. Iyo mirambo twagumye gusobanura ko aba bantu akenshi bazana imirambo y'indatwa ubundi abandi bakabihorera. Mbashimire mwese rero, kandi nshimire umuntu wese wadukurikiye. Bambwiye ko network ari nkeya, reka manze nze gukemura ikibazo cyabo wenda nuko zazije, hanyuma manze kuza kubagezaho amakuru n'umutumirwa kuri FDLR. Urumva uragira ati byakunze, Openda aragira ati byakunze kabisa, komerezaho. Uyu yitwa Sperma turi kumwe. Ibyo rero ngira ngo byo nababwiraga ndumva mu macyo ibyo. Ariko mu Rwanda ho inzara iravuze ubuhuha, mu majyaruguru ubwoba ni bwose. Ngira ngo gushimuta abantu ahitwa mu burengerazuba i Rusizi na Nyabitekeri, gushimuta birakomeje. Hari amazina, hari umuntu waraye ntabaje ariko aza kumbwira ko umugabo we bamugaruye. Niyo mpamvu nabizanye kuri kamera mbabwire ngo nkotenye ibyo mukora byose turabireba, kandi isi yose igomba kumenya. Muhagarika ishimuta ryanyu, ntago twemera ishimuta. Ibyo turaza kubigarukaho kuko ntago tuzemera ko abantu bagumya gushimutwa. Reka nabwiye ukuntu bagiye gutsishana mu masambu. Ubarashimuse bagira gute? Ariko ibyo barimo byose turabareba. Isi bamenye FPR nta muntu numwe uzayikumbura. Mwese rero mbifurije umunsi mwiza. Ndagaruka mukanya mu makuru arambuye, mbaha amakuru idonido ndetse n'ikibazo cya connection namaze kugikemura uko kimeze. Bye. Furije weekend nziza kuri buri wese. Abantu bambwiye ko kiganiro kitumvikanye dutangira, hari ikibazo cya connection, muraza kugikurikira mu kanya. Ngiye kugikosora. Gabane